Can it be true? Is this really Jesus? Jina naitwa Yesu Kristo ni mimi. Ni umugabo ukunze kwiyita Yesu. Abaturanyi nabo mu gace kamwe baramutinya, bamwe baramuyobotse ndetse abandi bagenda bamusuzugura bitewe no kumva ko ibyo babwira ari ibinyoma bidafite ishingiro. Ibi byose ni ibibera hano hirya mu gihugu cya Kenya, nibyo tugiye kugarukaho, turamumenyaho byinshi ku buryo burambuye. Ngo hayi ikaze hano kuri Bwiza Entertainment. Nibyo koko yatunguye benshi uyu mugabo wita Yesu, n'ibikorwa bye bitandukanye byatumye abapasiteri bamwe na bamwe bagenda bamutinya. Aratangaje cyane kandi akora n'ibikorwa biteye ubwoba, n'abaturanyi be bagenda bamutinya. Ni umugabo uzwi cyane hariya muri Kenya. Izina yamenyekanyeho ni Yesu wa Tangalem. Ni mu burengerazuba bwa Kenya mu gace kitwa Tangalem. Turahasanga umugabo w'umwirabura ugaragiwe n'abantu benshi, yigaruriye agace kanini, yambaye amakanzu ameze nk'ay'abapadiri. Abantu benshi bateze amatwi kandi biteguye kumva icyo agiye kubabwira, ndetse benshi bishimiye no kuba bahari. Amazina ye bwite yitwa Eliud Wakesa Simiyu. Ni umugabo uzwi ku izina rya Yesu wa Tangalem, akaba ari nako gace yakuriyemo. Abantu benshi bakunda kumva ibyo ababwira, ndetse akunze kumenyekana mu bitangaza agenda akorera abatuye ako gace. Ushobora kwibaza uti se ubundi byatangiye gute yiyita Yesu? Agira ati, nubwo babimfungira nzakomeza kubinambaho. Uyu mugabo wiyitse Yesu kuva mu bwana bwe, ndaje mukubwireho byinshi akantu ku kandi. Hano ni kuri Bwiza Entertainment. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share ndetse na comment, umeze nkugezeho byinshi kuri uyu mugabo. Ndakubwira ibintu byose nuko byagenze ndetse n'ubuzima abayeho bw'uyu munsi. Bamwe bazi Yesu w'i Nazareti, ariko uyu we ni Yesu wa Tangalem. Yavutse mu mwaka w'1980 tariki 2 z'ukwezi kwa kane. Avuka mu muryango w'abana batatu ndetse akaba n'umwana wa kabiri. Niwe muhungu wenyine wavutsemo kuko abandi ni abakobwa. Umukuru ndetse n'umuto bose ni abakobwa. Mu buzima bwe yakuze yifuza ikintu kizamutandukanya n'abandi. Yakundaga gusenga kuva akiri umwana, akaba ari nayo mpamvu n'abamwizera cyangwa se abizera ibyo akora bagiye ari nabyo bashingiraho bakurikira ibyo ababwira, ndetse batega amatwi bamukurikira mu bikorwa bye bya buri munsi. Yavuze ko yabonekewe n'Imana imubwira ko ari we Yesu wa kabiri, ndetse abamuyobotse yabijije ko ari we uzazana ijuru rishya. Yavuze ko kandi ijuru rishya rizahera muri Kenya. Yavuze ko ari we uzahembura abantu kandi ari we uzatanga agakiza. Abenshi babishingiraho kuko hari ibyo agenda bereka bavuga ko ahanura, kandi akunze kubabwira ibyo hazaza, kandi ibyo avuze akenshi ntibitinda gusohoka. Ibi byose bituma amagana n'amagana y'abantu bamukurikira kandi bizera ibyo avuga mu buzima bwa buri munsi. Mu kwezi kwa Gicurasi 2023 uyu Eliud wiyitirira Yesu yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Kenya, zimushinja guteza umutekano muke no kuyobya abantu. Bamushinja ubuyobe no guteza umutekano muke mu bantu. Bamushinja ko ari gukwirakwiza imyumvire ishobora gushyira abantu mu kaga. Yajyanywe mu rukiko rwa Bugoma, ndetse nyuma aza kurekurwa kuko nta bimenyetso bihagije kandi bigaragara byamuhamyaga icyo cyaha. Ibi bintu byatumye icyo gihe n'abantu benshi bamwizera cyane, izina rye ritangira kumenyekana ku isi hose. Byagijije izina rye kure cyane, dore ko ubu ngubu afite abayoboke barenga miliyoni baturutse mu mpande zose z'isi. Yesu wa Tangalem ubu ngubu byageze naho abantu benshi baza muri Kenya batangira kubaririza aho uyu mugabo atuye, bashaka kumumenyaho byinshi bitewe n'ibikorwa bye bya buri munsi akora, ndetse abamwizera niko bagenda biyongera. Iyi nkuru yabaye ikimenya bose ko Yesu wa Tangalem ko ari umugabo udasanzwe. Imbuga nkoranyambaga zose, YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zatitijwe n'iyi nkuru, bavuga ko uyu Yesu wa Tangalem ari umuntu udasanzwe. Ibinyamakuru bitandukanye byo kuri izi mbuga nkoranyambaga bitangiye kumusura umunsi ku munsi bitewe n'ibitangaza agenda akorera abayoboke be, ndetse biri gutuma abapasiteri benshi batangiye kugenda bamutinya bitewe n'uko babona ko afite imbaraga zidasanzwe bitamenyekana neza aho yazikuye. Uyu Eliud Wakesa wita Yesu wa Tangalem, iyo bamubajije impamvu yita Yesu cyangwa se impamvu avuga ko ari we,
ntashijinganya ntaca ku ruhande na gato ahita akubwira ko ari we Yesu wagarutse, ahubwo abantu nuko batabimenye. Tega amatwi wumve uko abyivugira. Ibi byose abivuga ashize amanga, nta nubwo bafitiye uwo abibwira cyangwa se uko bari buze kubyakira. Jina naitwa Mwalimu Yesu. Jina naitwa Yesu Kristo ni mimi. Gusa ibitangaje cyane iyo umubajije kuri Yesu wa nyawe cyangwa se impamvu ari we wiyita Yesu muri iki gihe, umva amagambo agusubizamo. Umva uko yasubije umunyamakuru wari umubajije iki kibazo. Yaramubajije ati, ese ari wowe na Yesu wo muri Bibiliya? Wowe Yesu tubona uyu munsi na Yesu wapfiriye ku musaraba w'i Nazareti, umwana w'Imana wabambwe ku musaraba, mwaba mutandukaniye he? Umva amagambo yabasubije. Yesu, Mwalimu Yesu wa Tongaren. Asante. Hakuna utofauti. Ni mimi. Nalikuwepo na nimerudi kwa ajili ya kukamilisha kazi ambayo niliachia njiani. Mu magambo make, iki ni igisubizo yarasubije umunyamakuru wari umubajije, gusa aragira ati, nta tandukaniro ririmo hagati yanjye na Yesu w'i Nazareti. Arakomeza kandi avuga ati, wikigora utekereza byinshi kuko ubu ni Yesu kandi nanjye ndi Yesu. Ni njye waje gusoza ibyo yari yaraje gukora. Ati, ni njye woherejwe hano ku isi kugira ngo nzagarure ubwami bw'ijuru hano ku isi. Uwe kwirirwa ubitindaho. Uyu Eliudi wa Kisasimiyo wiyita Yesu wa Tongaren yanashinze idini aryita New Jerusalem Church, aho afite benshi bamukurikira kandi bamwigiraho inyigisho nyinshi zitandukanye. Bamwe muri bo bamufata nk'Imana. Abayobozi muri iryo dini ndetse naho afite abigishwa 12, bamwe muri abo bigishwa bivugira ko babana na Yesu kandi birirwana nawe bitewe n'ibitangaza akora n'uburyo avura indwara z'abantu n'ubuhanuzi avuga, byose bidatinda gusohoka kandi bikunda kugaragarira amaso y'ababireba. Bikaba biba mu gihe yavuze ko bizaba kandi n'igihe yabipanze. Ibyo byose bigatera abo bayoboke be kumwizera. Abakunda kureba ibikorwa bye cyangwa se abamukurikira mu buzima bwa buri munsi ntibatinda kuvuga ko abarwayi, abakene n'abandi barushye bamukurikiye adatinda kubakemurira ibyifuzo byabo. Ahangaha ababwira ko azabageza mu ijuru ndetse abizeza ibitangaza bikomeye cyane. Bituma benshi bamukurikira cyane kandi bategereje ibitangaza ari buze kubakorera. Amagambo yivugira ko niyo umushyitsi aje kumusura aba yabibonye kare. Avuga ko umwuka wera umusura akamubwira ko hari umushyitsi uri buze kumusura, akamubwira n'aho ari buze guturuka n'ikimuzanye. Bikaba ariyo mpamvu umuntu wese umusuye asanga yamwiteguye ndetse azi n'uwo ari we. Muri make uba wagira ngo bigeze kuvugana ko ari buze kumusura. Ibi byose abivuga abibwira umuntu wese waje kumusura, amubwira ko Imana yari yabimweretse. Bikaba ariyo mpamvu abantu benshi bamusura batangira kumutinya, dore ko niyo mutangiye kuvugana utangira kubona ko asa n'uhindutse, akagaragaza imbaraga zidasanzwe, dore ko aba akubwira n'ibintu bidasanzwe. Iyo afite idini kandi ririmo abayoboke, ubona ko abo bantu barimo bose bishimye cyane. Bakunda kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse bamwe bafatwa n'umwuka bisanzwe. Akaba ari nayo mpamvu bamwe bavuga ko afite imbaraga zidasanzwe kandi baganashidikanya bakeka ko ari Yesu waba waragarutse. Bakeka ko ari we Yesu wagarutse gucungura ndetse no kugarura ubwami bw'Imana ku isi. Bamubajije impamvu yashatse umugore, yasubije agira ati, muri Bibiliya handitse ko umuntu ataremewe kuba wenyine. Akaba ariwo murongo ashingiraho avuga ko gushaka umugore ariyo mpamvu yamushatse, kandi akaba aniyita Yesu, kandi Yesu tuzi ko nta mugore yigeze. Iyo bajije umugore we ubona ko amushyigikiye mu rugendo akora rwa buri munsi, amuba hafi mu byo akora byose kandi nawe amwizera nka Yesu. Tega amatwi wumve amagambo avuga kandi yemeza ko ari we mugore wa Yesu uriho, ndetse ko yishimiye no kuba ari umugore wa Yesu. Mimi ni Nabii Benjamini, mke wa Yesu. Mimi ni Malikia. Ibi byose abishimangira yishimye kandi ubona ko atewe ishema nabyo. Ibi byose bishimisha uyu mugabo wiyita Yesu
cyangwa se Eliud Wakisa. Mu gaturage k'iwabo abantu bose bakunda gusenga ku rusengero rwe, ndetse abamusuzugura umunsi ku munsi niko bagenda bamugarukira bitewe n'ibyo agenda bakorera ibitangaza iyo bafite ibibazo, iyo barwaye, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye agenda bakorera. Hari abo abwira ibizababaho bakabisuzugura, gusa mu minota ya nyuma bakaza kubyemera bitewe n'ibimenyetso baba bari kwibonaho, ndetse aba yaranabihanangirije ababwira ko bagomba kwitwararika, ababwira ko hari ibintu bibi bigiye kubabaho, ndetse n'ababwira ko hari ibintu byiza bigiye kuzababaho. Abibabwira hakiri kare bakabimenya, bakitegura ndetse bakanabisengera. Iyo hageze ibicamo nibwo bahita bamukurikira ndetse bakanamukunda cyane, bakubaha ibyo ababwira ndetse bakubaha inama baha, bakumvira n'ijambo ry'Imana. Ibi byose nibibera muri kariya gaturage, abaho bizera ko uyu ari we Yesu wazutse kandi akazukira muri uyu mugabo. Abapasiteri bo muri ako gace bakunda kumutinya, bavuga ko uburyo yakira abakirisitu cyangwa se abayoboke be umunsi ku munsi biteye ubwoba kandi bitangaje cyane. Abapasiteri bavuga ko bafite impungenge zikomeye ko agiye kuyobya igiturage cy'aho hantu, agiye kuyobya imbaga nyamwinshi y'abamukurikira, kugira naho agera aho abigisha kumuramya, kandi bizwi neza ko hari Imana imwe yo kuramya no guhimbaza ndetse no kubaha. Gusa nubwo ibi byose bigenda bigarukaho hirya no hino hatandukanye ku banyamadini batandukanye, buri umwe azana ibye bijyanye no kwemera kwe, uyu Eliud Wakisa ari we Yesu watanga Lewi, we abitera umugongo agakomeza umurimo we, kuko avuga ko ibyo Imana yamuhamagariye bizarangira bikoze, nta muntu uzigera amuhagarika ku murimo akora. Rimwe na rimwe abayobozi bashaka kumwiyenzaho, bakamwendereza bagira ngo barebe neza, bashake n'ibimenyetso byatuma bamufunga, gusa baraza bagataha amaramasa bitewe n'ibyo avuga, ibyo akora nta bimenyetso bigaragara baba bamufiteho. Bamubaza niba ari Yesu wo muri ako gace bitewe n'uko ariryo zina yiyitiriye, akabasubiza babwira ko Yesu atari uw'igihugu ahubwo ari uw'isi yose. Bisobanutse neza ko ari Yesu w'isi yose, ko ariho kugira ngo azazane ubwami bw'Imana, ndetse ku isi iriho ubu ngubu. We ubwe yivugira ko ari we uzagarura amahoro, akaba ari we uzubaka na Yerusalemu nshya ku isi kugeza uyu munsi. Umva mu magambo ye uko abivuga: nubwo abo bose baza bamwendereza kandi bamushotora, abanza agira avuga ko ari abanyamadini baba bamushotora kandi banamusuzugura, bamufeka bavuga ko ibyo akora atabizi. Gusa we avuga ko ababikora ibyo byose baba biruhiriza ubusa, ko azakomeza ibyo akora byose ndetse nta kizamuhagarika, ko nta kizamuca intege, bizarangira arangije umurimo kandi awusohoje. Avuga ko azakora iby'Imana yamutumye kandi ko azakora uko ashoboye kugira ngo abirangize. Rero ngayo nguko ayuyu Yesu watanga Lewa, wamenyekanye yiyita Yesu kandi adashidikanya, ashize amanga abyita, adatinya no kubyita mu ruhame, aho yabifungiwe bikaza gufata ubusa, akaza kurekurwa, bigatuma amenyekana ku isi hose, inkuru ikaba kimomo ko ari we Yesu watanga Lewa, kandi ari we Yesu waje kubaka Yerusalemu nshya. Ubu ngubu akomeje kwigarurira imitima ya benshi baturutse impande n'impande z'isi, aho baza kumureba bibaza niba ko ibyo avugwaho ari byo, bakaza kwihira ijisho n'ibikorwa bye n'ibitangaza akora. Eliud Wakisa Simeon niwe twabateguriye kugeza magingo aya. Njye waguteguriye nkanakugezaho kino kiganiro nitwa Bwizi, wakoze kubana natwe. Ubu ngubu benshi bamufata nk'umushishozi kandi umugabo uzi ubwenge, wubatse izina rye mu buryo butandukanye n'abandi. Eliud Wakisa Simeon niwe twaguteguriye kuri uyu munsi. Ikiganiro cye nahagaruka hano kuri Bwizi Entertainment. Wibuke gukora subscribe, share na comments, ndetse no gusiga igitekerezo cyawe muri komantere. Bamwe bamufata nk'umutekamutwe, abandi bakamufata nk'umurwayi wo mu mutwe. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro. Njye nitwa Bwizi. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza ku musozo. Bo mwabanye kuri micro ni Bwizi. Ahangaha ni kuri Bwizi Entertainment. Wibuke gukora subscribe, share na comments.